nanjye ndi kumva naje banyakiriye bishimye. Cyakora bamwe muri bo bari banzi ingeso mbi zitari nziza, banzi ingeso z'ubusambanyi. Turi mu rusengero dutegereje ko imbaruka iraza. Nakoreye Imana kandi ndacyayikorera. Nubatse insengero zirenze rumwe ebyiri. Twongeye gushima Imana cyane kwa aya manywa, kandi turashimira ko yaturinze. Imana ikabana natwe ikatugirira neza. Burya we mwene data y'umushiki wanjye wo undeze amatwi, kuba wiriweho ukabona uraramutse, wariye bikemera, wanyoye bikemera, watembereye n'imodoka bikemera, wagiye ku ishuri bikemera, burya ibyo byose ni Imana iba yabikoze. Njyewe rero ngiye kugaruka kuri televiziyo, ndi umukristo musanzwe mumenyereye. Amazina yanjye ni Labani Bizimungu, ndi umunyarwanda kandi nkunda abanyarwanda bose. Imana yacu ibagirire neza cyane. Uyu munsi nagira ngo ijambo ry'Imana ndakubagezaho kenshi riraba rikubiye mu buhamya, kugira ngo mbagezeho ubuhamya bwanjye bwo kwizera, cyangwa se urugendo rwo kwizera hamwe no gukorera Imana. Nicyo numvishe nabasangiza, nicyo numvishe nabagezaho mw'uyu munsi, kugira ngo mubashe kujya mungurikirana muzi Labani ngo ni bwoko ki, Labani ni muntu ki, yakoreye Imana kuva ryari, uyu munsi ari gukorera Imana gute. Kuko burya nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo nitudahamiriza Yesu imbere y'abantu, ko nawe atazaduhamiriza imbere y'abamarayika. Niyo mpamvu rero ntabwo bindaya isoni kwivuga, ngavuga Yesu, ndetse ngavuga aho Uwiteka yanguye nahangeje muri urugendo rwo kumukorera, kugira ngo namwe mbibamenyeshe. Ubwo rero twenda gutangira dusoma ijambo ry'Imana. Turasanga hano muri Matayo 19, turasoma ku murongo wa 23, ndetse dutaruke dusome ku murongo wa 29 hano mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 19:23. Ariko turabanza gusenga Imana. Mana, turagushimiye, izina ryawe ryubahwe. Wabanye natwe umucunguzi mwiza, uratwemerera kandi utugiriye neza. Twongeye kuboneka hano kuri kamera za televiziyo, ndi umukristo. Mana, ndagushimiye cyane, izina ryawe ryubahwe. Bana na bene data, bana n'abashiki bacu bazabona cyangwa se bazumva ubu buhamya, mu izina ryawe ryera ubagirire neza, kandi ubarinde nanjye, komeza undinde muri urugendo rw'ivugabutumwa, kugira ngo izina ryawe rishimye kuko uri gitangaza. Ngagumana natwe kandi ukomeze kutuyobora, kandi murengezi mwiza, sengeye mushiki wanjye, sengeye mwene data, abazashobora kumva ubu buhamya, mu izina ryawe ryera, reka bazabona umugisha ku bwanjye, mu izina rye rikomeye. Reka data ba twese mwiza bazagirirwe neza, kugira ngo abatentebutse n'abacitse indege, mu izina ryawe ryera, n'abari gushidikanya ku ijwi ry'Imana n'iki gihe ngiki, kugira ngo bongerwamo imbaraga, bityo izina rye rishyirwe hejuru, kuko uri gitangaza kandi ukaba uri Imana nyamana. Ngano turengere, tindane natwe, komeze kudufasha. Niko dusenza Imana ku bwa Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen. Dusome ijambo ry'Imana. Matayo 19:23 haratubwiye ngo Yesu aramubwira ati, Yesu abwira abigishwa be ati, ndababwira ukuri yuko biruhije ko umutunzi yinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ngo ndetse ndababwira yuko icyoroshye ari uko ingamiya yanyura mu zuru ry'urushinge, kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Abigishwa babyumvise barumirwa cyane bati, ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa? Yesu arabitegereza arababwira ati, ibyo ndibishobokera abantu, ariko ku Mana byose birashoboka. Tujye 29. Umuntu wese wasize urugo cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu kubw'izina ryanjye, azahabwa ibibiruta inshuro 100, kandi azaragwa n'ubugingo buhoraho. Ariko benshi b'imbere bazaba b'inyuma, kandi ab'inyuma bazaba b'imbere. Acira ijambo ry'Imana. Ubu buhamya nenda kukugezaho cyangwa se uri kumva, nabwise ngo
ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Burya hari igihe uba wumva ko ibintu bitashoboka, bawumva ko utava hasi ngo ugere hejuru, bahumva ko ibyo urimo kutabivamo ngo ujye mu bindi, bawumva ko niba ucuruza ugahomba kumva ko yandi igihe kitazagera ngo wunguke. Ariko ndagira ngo ko uyu munsi nongere ngo utangarize ngo ibidashobokera abantu ku Mana ho birashoboka. Njyewe Labani ugiye kuganiriza iri jambo ry'Imana cyangwa se ubu buhamya, hari ibyo numvaga bitashoboka, ariko uyu munsi namaze kwemera ko byose bishoboka mu Mana honyine. Birashoboka mwene data uri kunyumva, we turi hamwe hano, nawe uzangurikirana hano kuri televiziyo, ndi umukristo, ndagira ngo ubwire ngo ibitagushobokera ku Mana birashoboka. Mana yacu itindane natwe cyane. Maze gusoma ijambo ry'Imana hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 19 nahereye 23 ndetse ndasimbuka nongera nsoma 29. Ariko hari amagambo meza cyane Yesu yaganiye n'umusore wari umutunzi. Uriya musore yashakaga gukizwa, none ngo asanga Yesu yamubwiye ati databuja, numva njaka kugendana nawe, ndikumva njaka gukizwa kugira ngo nanjye nge ndagendana nawe. Ngo ariko Yesu amurebye abona uriya musore yari umutunzi, ariko Yesu aramubwira ngo banza ugurisha ibintu ufite uhereza abakene, niwarangiza umaze kurangiza uhere ko uze ungurikire. Ngo ariko umusore yumvise ko ngo ko agiye kugurisha ibintu bye, ngo yasobeye inyuma. Maze gusobera inyuma niho havuye Yesu aravuga ngo biragoye ko abatunzi binjira mu bwami bw'Imana. None ngo abigishwa nabo babirebye babaza Yesu bati, none databuja, niba bigoye ko umutunzi yakinjira mu bwami bw'ijuru, twebwe bizagenda gute? Ngo ariko Yesu ababwira ijambo rikomeye cyane ryo kubahumuriza, rabwira ni muhumure, ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Rino jambo rero bano bigishwa ryabategemye imbaraga, bishaka kuvuga ngo twebwe hari bitadushobokera, ariko burya ku Mana bikaba bishoboka. Twe hari ibintu tuba twumva bitashoboka, ariko burya mu Mana bishoboka, kuko mu Mana ndabiriho nda n'ibizaza byazashobora kurogoya umugambi w'Imana, byaza kwitangira umugambi w'Imana. Ngiki Imana yatekereje ku muntu, ngibyo bintu bitume iki Imana yagambiriye kuri wowe kitagerwaho. Ndagira ngo ngwibwirire we mwene data wondeza amatwi, ibidashobokera wowe ku Mana birashoboka. Yenda uhagaze nabi mw'iyi minsi, uri muri situwasiyo itameze neza, ibyo yenda ukabona ndaho uzava ndaho uzajya, ariko burya ku Mana byose birashoboka. Imana yacu itindane nawe cyane. Niyo mpamvu rero reka kuganiriza ubuhamya by'urugendo rwa Labani igihe yatangiriye gukorera Imana. Bune nge Labani ureba kuri telefone yawe cyangwa se kuri televiziyo yawe, ndi umukristo, navutse mu rugo rw'abakristo, ndakura menya ubwenge. Ku myaka yanjye 12 papa yanjyanye kubatizwa, mbatizwa umubatizo wo ku Gahanga, kuko itorero ryanjye ryarabangirikani, papa na mama barabangirikani. Ngeze mu myaka 12 baradufata na mukuru wanjye na mushiki wanjye, turagenda tujya kubatirizwa icyarimwe. Nje mbatizwa mfite imyaka 12. Nagiye rero njya kubatizwa, ariko maze kubatizwa dutashe mu rugo bari bateretse inzoga, ibinyobwa ibyo ari byose, nta kirazira yari ihari aho ngaho. Ndetse ndibuka icyo gihe ni nabwo nananyoye ngo ibisindisha, ndasinda ndaryama, no kurwana ndarwana kandi nabatijwe. Ariko nyuma y'ibyo nakomeje kujya njya gusenga, ngajya gusenga, igihe nabonye akanya ngajyayo, ndagenda ndakura, ngira mu myaka 15 ni nabwo nanatangiye n'inzira z'ubusambanyi. Ndatangira ndasambana, ngeze mu myaka ya 16 ndetse ngajya
hari umudamu w'iwacu wapimaga inzoga akajya njyana ngajya kumwikorera inzoga akambemba icupa ry'inzoga ko nabaga namwikorereye igituki cyose cy'inzoga nakigeza iwe noneho akambemba icupa ngarinywa none nanjye ku yane mafaranga yanjye nanjye ngasengera ngasangira n'abandi bagabo n'abandi basore twari tungana kurwo rungano rwanjye muri iyo myaka. Ubwo rero ndakura mu musore ngeze mu myaka yanjye 17 nzira z'ubusambanyi nzinshiramo ndatangira ndatereta, ariko kwa gutereta bya bindi bidafite gahunda, nateretaga njaka kwisambanira gusa. Nzira y'ubusambanyi nyinshiramo, kwiba ndatangira ndiba ngora ibyaha byinshi none ngaho nagakomereje mwezo ngeso z'ibyaha. Yesu abaramfashe numva ndangiye kugira umutima wo kumva njaka gukorera Imana. Cyo gihe nari umukristo wicara ku ndebe z'abakristo, ariko ndaratera intambwe zijya muri korari. Ariko muri nje ndangira kumva mbete umutima wo kumva nanye shaka kujya mu baririmbyi. Ndatangira ndabitegura, mbazo wayoboraga korari ndamubwira ni none bisaba iki kugira ngo umuntu aje muri korari. Ambwira icyo bisaba, maze kumbwira icyo bisaba ndagikurikiza. Noneho ndabyibuka neza hafi aho iwacu aho nari ntuye muri iyo myaka yanjye 17 18 hari urusengero, hari abantu baje gutangira kuhavuna ngo batangize itorero rya ADPR. None benshi mu rungano rwanjye baje gukirizwayo, nanjye mbakurikiye. Miryo joro naraye ndarwana n'umubyeyi. Mubyeyi aranduka arambwira ngo niba wakuze kubatse urwawe rugo ugenda bari rwujyamo, ariko ndamadini abiri mu nzu nshaka, kuko narenge igitegekwa. Naramwumviye avuga ati ahuko nukomeza ibyo kujya muri barabarokore babasazi, ufite itorero ryawe wabatirijwemo natwe tubamo, ugenda bari ujyamo ujye kuririmba. Ibyo nanone byahinjiye indege ngane meze ngatatu yose. Ndimeza 3 yose narenga ikinywa nsambana, ariko wa muntu Imana ibifiteho umugambi, Imana yanze kundeka, irakomeza ishiramo ibitekerezo by'uko n'ubundi ishobora kujya mu murimo w'Imana. Bwarebwiye cyageze ndatangira njya mu itorero ryacu ry'abangirikani. Nari yamaze kubaza perezida, yambwira icyo bisaba. Bwa mbere nagiye kuririmba hari saa 9 nibwo nageze ku rusengero twasengerega w'icyo gihe. Noneho ariko mu gitondo cyaho papa yari yanzindukanye tujya gusengera. Hari ahantu inzoga zari zarase, bajyagayo bagafatanya imbegeti y'inzoga, noneho bakazatanga igitoke. Wa nyiri inzoga yageze igihe cyo gutaraba akajya gusaruza ibitoke byo babaga bafatiye inzoga ziwe. Papa rero nawe ajyayo gufata inzoga yazatangira igitoke. Yari yideni, ariko ugasinyira igitoke kuzatanga igitoke mu cyumweru kimwe cyonyine cyangwa se mu minsi 10 yonyine. Ubwo rero papa arambwira ati noneho tugendane ujye kwikorera iriya nzoga. Twaragendanye. Newe icyo gihe nanyoye inzoga nyinshi, beta nuko nari nzi ko nimugoroba ndajya gutangira kuba umuririmbyi. Natangiye kwegera uko byagenda kose agenda agerayo izi nzoga bakazinguraho. Niba zinguraho reka nze nk'izanyuma, niba zinguraho byibuze mbe ndazisezeyeho. Narazinyoye rero nshuti yanjye wungurikira, narazinyoye. Ya nzoga ya papa nikoreye nagiye ndi kugwagwana, ngenda ndi kuserera mu nzira huko nendaga kuyimena. Uretse ko ndabwo hari ahantu harehare cyane, hari yatwaye iminota yenda nka 25 kuva aho nayo mbatiye inzoga no kwegeza mu rugo. Ariko usanga ndantu ndagenda iminota nka 40 ndabwo iriya nzoga ya papa nenda yegeza mu rugo. Bwe nageze mu rugo ndaryama, maze kuryama hari nga saa 5 bigeze saa 9 inzoga zari zamaze kunshiramo. Ndagenda rero njya gutangira kuba umukorari. Nageze muri korari twagera saa 9 turabanza turategerezanya. Tumaze gutegerezanya dutegereza abandi baririmbyi kugira ngo bagere abagwire. Byaremaze gufata mu masaa 9 n'igice. Saa 9 n'igice zigeze twatumaze kugwira, twinjira mu rusengero turatangira
baratangira bararirimba, ariko mbere yuko baririmba perezida yabanje kwakira abaje kuririmba ari bashyashya. Nzuza abandi baririmbyi mbabwira ikiri kungenza, ndababwira ni kingenza ni iki ngiki, nanjye ndikumva naje kujya ndifatanya namwe mu buryo bw'indirimbo, nanjye ngaba umuririmbyi. Banyakiriye bishimye, cyakora bamwe muri bo bari banzi ingeso mbi zitari nziza, banzi ingeso z'ubusambanyi, banzi ingeso zo gusinda, ngarara muri kabare, ngatuka ababyeyi, ngarwana nabo. Yewe nari umuntu mubi, uretse Yesu wenyine ugira neza. Mana yacu ishimwe cyane, haleluya. Uretse Yesu wenyine ugira neza, ariko nari mubi. Kuri iyo myaka yanjye 18 nari mubi, nararwanaga, naratukanaga, mbega nta muntu nubahaga n'umwe. Naribaga n'icyo washyize hehe, ngaba nagenda ngakimanura ngakiba. N'uwo mugoroba rero mwayo masaa 9 n'igice, ndabyibuka hari kuwa gatanu saa 9 n'igice, hari kuwa gatanu saa 9 n'igice, batangiye kuririmba. Indirimbo ya mbere barayiririmba, bashyiraho iya kabiri, bashyiraho iya gatatu, nanjye nagiye nyuma muri basi, bashyizeho iya kane. Numvise muri njyewe ibintu bihindutse, haleluya. Numvise muri njyewe ibintu bihindutse, ibintu biratangira birahinduka. Numva muri nge hari kwerukangamo ibintu bimeze ngo gufatwa n'amashanyarazi. Numva muri nge ndangiye gutigita, numva muri nge ndangiye guhinda umushyitsi, ndefata birananira, ndihangana birananira, ndiyumanganya biranga. Ariko bashyiraho indi ndirimbo nayirangiye, icyakurekeyeho hagati aho abaririmbye bose narabasandaguje, ngikubitiriya, ngagaruka hino, ndebe zose bari bicayemo nzikura mu murongo. Abanyembano bari aho ngaho, bibwira ko ari ibindi bimfashe, barandyamisha, baransengera, biranga, ndakomeza mbinda umushyitsi mwinshi cyane. Bambonye ko binaniranye, ko ndi kubatesha umwanya wo kuririmba, bagendeye nuko bari banzi ko ndi umuntu mubi, baramfata bansunikira hanze. Bamaze kunsunikira hanze baravuga bati aka gahungu kari gutuma tudakomeza repetition yacu. Bamaze rero kunjungira hanze, nanjye ndakindi cyakurikiyeho, wa mususuna kwa guhinda ndetse ndi gutitira cyane byamvuyemo. Ubwo cyakurikiyeho naricujije, ndavuga tubundi nazaga gusenga rimwe mu mezi 3 cyangwa se rimwe mu kwezi. Ibyari byandeye ngo nzano ku rusengero ndangire njye kuba umuririmbyi, sinzi n'ibyari byo. Mu by'ukuri nahagurutsaho, ntabwo ndasubiye mu rusengero, kuko nahagurutsaho ndi kwerekeza mu rugo. Merekeje mu rugo, maze kwerekeza mu rugo, ariko nagiye mvuga ngo ntabwo nsongera gusubira ku rusengero. Namwaye, nasebwe, abakobwa b'urungano rwanjye babonye uburyo ndi guhenda umushyitsi n'iki byose, naho njyewe singabimenye. Uwo ni umwuka wari watangiye kuza kuri Labani, haleluya. Ntabwo narenze by'umwuka, ndabyo narenze. Numvaga ngo abantu ngo biriza ubusa, ngumva ngo abantu ngo bavuganye ngo n'Imana, ngo bageze ngo ibihe byiza, ngo Imana ngira bagenderera, ngo bavugana nayo. Ibyo ngiye ndabyo narenze, ariko muri nge numvaga abantu bavuga gutyo, ngavuga ati se Imana yaje yambaye ikote, yaje yambaye costume n'urukweto rwiza cyane, yicarana nabo, ivugana nabo. Mu by'ukuri ibintu by'umwuka ndabyo narensobanukiwe. Nshuti yanjye, nawe iby'umwuka ushobora kuba utabisobanukiwe, ariko ndagusengera mu izina rya Yesu kugira ngo iby'umwuka ubisobanukirwe, kuko nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo aho umwuka w'Imana uri abantu barayoborwa. Umwuka w'Imana yageze, abantu ndago baba bakiri ibyigenge, bayoborwa n'umwuka. Kandi ijambo ry'Imana muri Yohana naryo rikambwira ngo abayoborwa n'umwuka abo nibo bana b'Imana, haleluya. Mana yacu ishimwe cyane. Naratashye rero, ariko ndaha mbite ibitekerezo byinshi, ndaha muri nje mu mutwe nza n'umuntu wavangiwe mu mutwe ukundu, ndi gutekereza ibyambayeho. Nabata ubundi niberaga mu rugo, ngajya gusenga igihe cyose mbishakira rimwe mu mezi 2. None dore bimbayeho, n'ibike byamfashe,
nanjye ndahandi kwecura urubanza. Ngeze mu rugo kwa mama, hari inzu ababyeyi babagamo, hari n'iyindi abahungu twabagamo, ari nayo twararagamo. Noneho ndagenda njya muri iyo nzu abasore twabagamo, njya ku gitanda ndavuga ko byagenda kose bino bintu bimbayeho ku rusengero nda kindi kirabirangiza, ibi bintu byandeye nda kindi kirabyirukana uretse gusenga. Kandi gusenga nabyo ndabyo narinzi. Narapfukamye rero ndangira gusenga ngo nirukane ibintu byambayeho. Ako kanya nagiye mu yerekwa, ariko naryo ntabwo narinzi ko abantu berekwa. Mbona umugabo muremure aturutse imbere yanjye acyanye umushumi mu nda, wambaye imyenda y'umweru. Icyo nakoze ni kimwe, nabadutse ahantu narindi nirukangira hanze. Maze kwirukangira hanze muri njye navuze atari komana, ubanza nanasase, banza nasase, reba ibintu bimbayeho ku rusengero. None reba na hano kino kintu mbonye kije cyambaye imyenda y'imyeru kandi ukenyeye umushumi. Nasaze, byarangiye ku rusengero, banjugunye hanze. None ndatashye ngeze no mu rugo, reba bino bintu nanone ndangiye kubona ibi bintu ni biki. Ariko muri nje ngagira umutima wo kumva uko byagenda kose biri kumbaho, ko ndabitsindisha isengesho. Kuko papa namaze kubabwira ko yari umukristo wo mu Bangirikani. Isengesho yari yaratwigishije ni isengesho twita ngo isengesho ry'abana b'Imana. Rero Yesu yigishije abigisha gusenga, dusanga muri Luka 11. Iryo ryonyine niryo yari yaratwigishije, katubwira ati bana banje nimujya kuryama, mujye musengera isengesho mubona muryame. Ndababeshe mwebwe abari kunyumva n'abandi bazanyumva kuri nde umukristo, ndarenda isengesho narinzi uretse iryo rivuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, n'ubwami bwawe nibuze, n'ibyo ushaka bikorwa mu isi nguko bikorwa mu ijuru. Iryo sengesho niryo narinzi. Noneho ndasubiye mu cyumba mu nzu, ndongera ndasenga. Ariko isengesho nasengaga nirimaze kubabwira, ndarizamura. Igihe ndizamuye mbona wa muntu aragarutse. Nongeye guhaguruka vuba cyane nirukangira hanze, sanga mama ahagaze mu muryango. Rami ati mwana wabaye iki? Kuri kwinjira ugasohoka wahahamutse, usana ufite ubwoba bwinshi, wabaye iki? Mama namuye atumva mama, hari ikintu cy'ikigabo cyambaye amakanzu cyo ndi kubona kiri kujya kiraza. Njye ngegera ubwoba ngirukangira hanze. Mama arambye ati none se kuje ndi hano hafi kufunguye mu nzu mubamo, kari wafunguye uwo muntu yanyuze hehe? Ariko ngiye mu mutima ngaba ko byagenda kose nanasaze. Kurusanyira dore bimbayeho, nza n'umuntu wasebye namwaye. None na hano naho ndacyakurikiranwe. Ibi bintu koko ni biki? Noneho nje muri nje ngumva ko ndanasenga tu. Muri nje ibintu byanzagamo nuko numvaga ngomba gusenga. Icyo gitekerezo nacyo nari nakigize, tavuga ko byagenda kose ngiye gusubiramo nsenge bino bintu mbyirukane. Buriya ni ibidayimoni n'ibindi bitindagasa n'ingibyo nibyo byamyibasiye. Nongere gusubira mu nzu, maze gusubira mu nzu ndasenga ryasengesho namaze kubabwira. Noneho ndisubiramo, ariko hagati aho wa mugabo ntabwo yongeye kuza muri ubwo buryo. Nagiye kumva numva hirya yanjye butoya mu nguni hejuru ngo mu kibambasi, numva hamagariye n'ijwi rivuga ngo Bizimungu mwana wanjye. Ndikangamo gatoya, maze kwikanga ndacabaguza. Maze gucabaguza ijwi rirange rirahamagara ngo Bizimungu mwana wanjye wetinya kandi wegira ikibazo, njyewe ndi umuremyi wawe, umucunguzi wawe, njyewe ndi Imana yawe, wegira ubwoba. Nagiye ngubona ukikanga, ngazo ukirukanga,
ariko witinya, ndi Imana yawe, ndi umuremyi wawe, ndi umucunguzi wawe, kandi wigira ubwoba na ba bagenzi bawe, wibacira urubanza, ibyakubayeho ni njyewe wabishatse. Haleluya. Iryo nejwi narindi kumva, ibyakubayeho ni njyewe wabishatse, none wigira ikibazo narindi kugucura kugira ngo ingamba zikuvemo. Uhereye none ndagutoranije, uhereye none ndaguhamagaye, nzagukoresha mu Rwanda, nzagukoresha no mu mahanga. Jojwe ndaryumva, ariko uko nakomeje kuritega amatwi niko ryazaga riri kunyegera, none numva ndakiri kuryumvira hanze, numva ryageze mu mutima wanjye, noneho abarimo iryo jwi rivugira, noneho riranganiriza, Imana ivugana nanjye, ndetse byatwaye nk'iminota nka 15 yose. Nacecetse ndi kumva umuntu uri kuvugira muri njye, arambwira iminota 15. Ya minota 15 eshize nagiye kumva, numva ari nk'umuyaga wunyuzeho, numva ryajwi riragiye. Kuva ubwo nahereye icyo gihe ngorera Imana, ndatangira ngorera Imana. Namaze kubabwira ko aho hari kuwa gatanu, byari bimaze kuba nga saa 11 n'igice, hafi saa 12, ndi mu cyumba numva Imana numvuganye nanjye, sinari nyizi, iranyimenyesha, imbwira izina ryayo, imbwira kimbamagariye kuyikorera, kandi mbwira kizabana nanjye, imbwira kizangoresha mu Rwanda ndetse no mu mahanga, imbwira kimbabariye ibyaha byanjye, imbwira kingore ubanza rw'ibyaha. Yawana nshuti yanjye, we turi kumwe hano, nawe uzanyumva ugakurikira none ubuhamya, Imana yacu iriho, iravuga kandi ikanakora. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane, yamaze kuvugana nanjye aho hari mu mwaka w'99, hari mu kwezi kwa gatandatu. Uko kwezi ntabwo nzakwibagirwa, hari mu kwezi kwa gatandatu, hari kuwa gatanu, ndetse kuva saa 9 n'igice kugera saa 12, Imana yari yansuye, Imana yari kunganiriza, Imana yari kushaka. Imana imaze kuvugana nanjye, numvise mbaye undi muntu, numvise nanguhiwe, numvise mitwaro, numvise uburemere nari mfite, numvise bugabanutse, numva mbaye umuntu mushyashya, numva mbaye umuntu mwiza cyane, numva mbaye umuntu w'umunyabwenge, numva muri nje bitekerezo biraje, numva muri nje mu mutima wanjye mbita amahoro. Kuva icyo gihe nagize amahoro kugeza kuri uyu mwaka wa 2022. Kuva icyo gihe Yesu wacu umucunguzi wacu ajya atanga amahoro. Nshuti yanjye, ndaguhamagarira nawe ko mwizera kandi ukamwiringira. Mbabazi za Yesu ziracyariho, ubuntu bwa Yesu buracyariho. Yesu aracyakiza, Yesu aracyatoranya, Yesu aracyahamagara. Mbabazi ze, nasomye Zaburi irambwira ngo imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Mana yacu itindane nawe cyane. Kuva 9 nahereye ubwo ngorera Imana. Bwacyare kuwa gatandatu nirirwa mu ikaritsiye. Ku cyumweru rero nagiye ku rusengero. Maze kujya ku rusengero, nyine namwe murabyumva, ng'umuntu wari wabaye umuririmbyi, nubwo yenda naravuye banyirukanye bitewe n'ibyo bari kubona byambayeho, nahise njya mu ndebe za korali, njye nyuma muri baze, turasenga. Ariko cyumweru materaniro arangiye, perezida aradusigaza, ratubwire ngo abaririmbyi musigare, aduha amatangazo, ratubwire ngo ejo bundi nayo babwiye turafite amasengesho abaririmbyi y'imisi 3, tutarya tutanywa. Kandi wa masengesho abaririmbyi bashyashya n'abamaze igihe mwese mugomba kuzayafataho niba mwiyemeje kuba abaririmbyi. Haleluya. Mana yacu ishimwe cyane. Nanyo masengesho numvise ko nabaye umuririmbyi, nanjye numva ya masengesho ngomba kuzayafataho. Kandi wa masengesho yararatangira kuwa mbere. Mu yandi magambo, Imana yangendereye kuwa gatanu washize mu kende cyumweru, ubuyobozi bwanjye bwo muri korali baranze amasengesho 3
ngomba kwataka amasengesho nanjye ngatangira kuyakora, kuko nabaye umuririmbyi ndakunda ibyagenda. Hari kuwa mbere rero amasengesho tujya kuyatangirira ku rusengero, turatangira turasenga. Dutangira amasengesho mu saa 3 saa 4, mu saa 5 mu cyumba hari amaze gushyuha, ndawonde bagiye mu mwuka bwa mbere ni Labani. Ndatangira njya mu mwuka, ndatangira ndasaba yanga, mwuka baratangira anzaho. Abari basanzwe basenga babibona bakaba uyu ko tumuze mu ngeso mbi, uyu mwuka ni umwuka koko. Bantu baratangira bashidikanyaho, bantu baratangira banjaho imbaka, ariko mu by'ukuri Imana yari yangendereye kandi njyewe ibanga nari ndizi. Ariko nshuti z'Imana, Imana yakiriho iyo tangenderera ngimbyere kwiriyo, nari kuba njitse ku rusengero, ntabwo nari kuzasubirayo. Sadeba ko nari mvuyeyo mu uwo mugoroba basa naho banjugunyiye hanze. Naero ubwo reko wa mbere twarasenze, nendore mu mwuka ni Labani, twarasenze tugeze saa 12 turataha. Ariko abayobozi b'amasengesho batubwira ngo ndakurya ndakunywa yewe ndano kumira amacande, uzayamira tukamenya ko yayamisa, aya masengesho azaba yayishe tuzanyirukana. Ubundi ajye kurya ndakundi byagenda, ngirinda no kumira amazi. Nageze mu rugo uko bari banzi, fata koko Labani byashoboka ngo ukizwe, koko byashoboka. Bura nawe ibyo urabiretse no kundi ibyo kurya, ninda yawe nini ugiye kwihanganira kurara utariye. Nshuti yanjye, iyi Imana yagusuye urakomera, iyi Imana yakugendereye nyine buri hamwe nayo. Bwa mbere ubwo nibwo nari kwiyiriza sinari nzi byari byo, ariko ngiye kubona mbona ndangiriye ku masengesho iminsi 3 yo kutarya no kunywa habe n'amazi iminsi 3. Ku munsi wa mbere rero mu rugo baratangaje, mwikaritsiye baratangaje, abantu banzi baratangaje, koko nabizi Mungu buriya koko wakizwa bigashoboka. Kunywa inzoga kwawe buriya koko byakunda, inzoga ukazireka byashoboka koko. Nabwiye ngo ari njyewe ndabwo nabyishoboza, ariko Imana izanshoboza, Imana izambashisha. Bore ku munsi wa kabiri bwarakeye tujya mu masengesho, nanone tuyirirwamo turasenga. Ku munsi wa kabiri nari ndi kuvuga ku ndimi. Haleluya, haleluya. Ku munsi wa kabiri nari ndi kuvuga ku ndimi zo mu ijuru. Bantu baratangara cyane, twari mu aya masengesho nandi kuvuga ku ndimi, mu banyendimi nari ndimo, ndimi natangira ndazidedebuza, sinari nzi byari byo, nanye numvaga bere kuza gutyo. Munsi wa kabiri saa 12 twarongeye turataha tujya mu rugo. Ngeze mu rugo babana ndano gufata ku byo kurya, baba batewe izi Mungu byakomeye, yakijijwe, tumuzi nk'umunyenzara, tumuzi nk'umwana akundaga ibyo kurya, none ndagufata ijoro rya kabiri adafasha n'icyo kurya. Barangerageza ngo nje mbyo ndabyanga, kuko njyewe narinzi uwambamagaye, narinzi uwo navuganye nawe. Mana yacu twagere cyane kandi tindane nawe uri kunyumva. Mu munsi wa gatatu twasubiye ku rusengero, dusubiye ku rusengero wari umunsi wo gusoza. Kuwa munsi wa gatatu zandimi narende kuzisobanura, niyandi magambo nanjye nari nageze mu bahanuzi bavugaga uwagize icyo yabonye. Ngabo wa mbere mu bagize yerekwa, nabonaga byinshi muri rwo rusengero, nari mfite amayerekwa ateye ubwoba. Yego na n'uyu munsi yarahari, ndaho yagiye, ariko nawe mbarire mu mesi 3 yonyine nawe kururimi nawe muhanuze mwuka barayaje. Byari bikwiye ko n'abantu bapinga. Mana yacu ishimwe cyane, Mana yacu twagere. Kuwa munsi wa gatatu narende mu bahanuzi barahanuraga, nanjye ngahanura, ngabona ibyanditse, ndacyo nari nsobanukiye kuri Bibiliya, ndana gito narinzi, ariko ngabona Imana imbaye imirongo yo muri Bibiliya, ngabona Imana imbaye byanditse,
ngabibwira ababishinzwe, abayobozi babisobanukiwe, babumbura Bibiliya bagasanga amagambo yanjye nabatangarije ari mu byanditse yahuye n'indego bafite, yahuye n'umwanya turimo aho ngaho mu masengesho. ubwo abantu baratangira bati Imana ishimwe, Imana itoranya uko ishaka. na Labani nawe akijwe ejo bundi n'iki cyumweru, none yahise yakira imbano z'umwuka wera, abaye umuhanuzi. twe tumaze imyaka turi gusenga ndanacwa. bamwe baratangira babidisikitaho cyane, ariko njye uko badisikitaga njyane ko nabaga ndi kwikomereza mu rugendo rwanjye rwo kujya mu ijuru. ubwo rero nshuti zacu kandi nshuti bene data, naratangiye ngorera Imana hagati aho ngamba umunyembano, umwe mu banyembano ba mu rusengero, ngera igikundiro, ndakundwa, nahanura bicyamera, ibyo mvuze babikurikirana bigasohora, ibyo Imana ivugiye muri nge babisuzuma neza bagasanga ni ukuri, kandi babitegereza bakabona ibyo Imana yakije mu kanwa kanjye Imana yabisohoje. ndakura rero mu myaka yanjye 18 nakira umwami Yesu, nakira imbano z'umwuka wera, kugera uyu munsi ndi umugabo ufite umudamu n'abana 5. uyu munsi ndacyahanura, uyu munsi ndacyerekwa, uyu munsi ndacyavugira Imana yaremye ijuru n'isi. Imana iracyangenderera ikavugira muri nge, ikagira ibyo yeshura, ikagira ibyo itegeka, ikagira bigeraho inyuze muri Labani. njya numva ngo abantu basubira inyuma, njya numva ngo abantu bagira intege nke, ariko njyewe kuva icyo gihe 9 nakira umwami Yesu kugera none uyu munsi, kugera uyu munsi uzakurikirana buno buhamya ukabwumva. ntabwo Labani yigeze atentebuka, ntabwo Labani yigeze akebakeba ngo asubire inyuma. Imana iramukomeje igendana nawe, Imana iramukoresha kugera na n'uyu munsi. ubwo rero aho hari 9 dufata umwaka wa 2. muri 2 murazi ko hari ibihuha byinshi, ngo nibwo imbarukiraba, ngo nibwo isi irarangira. hari ibihuha byinshi cyane ndabyibuka. icyo gihe twaraya mu rusengero, turiya mu rusengero dutegereje ko imbaruka iraza. abahanuzi twari twahanuye, abahanuzi twari turi mu mavuta, abasenga twari twozuye urusengero. muri 2 tuzi ngo imberuka iraza, isi irarangira. tugiye tubona tugeze 5:30, 5:40. icyo gihe ndabyibuka nagiye mu mwuka, Imana irangoresha cyane, rabate bana banje mushakire mu byanditse. Bibiliya ivuga ngo ndahuza umunsi cyangwa igihe mwana w'umuntu azazira. none mwebwe muhumure, mungorere, ubuzima buracyakomeje. bamwe bataravangiwe, tuzi ko mu kanya imbaruka yenda kuza, ariko njyewe Imana irangoresha. ayo matangazo ndayatanga. tugiye kubona tubona tugeze 6:00, tubona nda kibazo. 6:10 tubona nda kibazo. 6:30 tubona nda kibazo. 7:00 turi mu rusengero tubona nda kibazo. 8:00 tubona nda kibazo. 9:00 tubona isi iracyariho, isi iracyakomeje kubaho. 11:00 zikeze twarasenze, ubuyobozi bwacu nabwo buraza buradusengesha. 12:00 twaratashye tujya mu rugo kurya ubunani bw'itariki ya 1 z'ukwezi kwa 1 muri 2. tubona turi ubunani, turya umuceri, turya inyama, turya amafiriti. isi irakomeza kugera na n'uyu munsi. nihuse cyane rero nabayaho, ndakomeza mu mwana mwiza cyane ku itorero, ndakomeza mu mwana mwiza cyane mu rusengero. imbuto zanjye zirakomeza ziragwira, imbuto zanjye zirakomeza zerera benshi. benshi barafashwa ku bwanjye, benshi baraza begera Imana, benshi baraza bakunda Imana. haciyemo amezi 4 yonyine ubuyobozi bwanjye bwambaye kuyobora icyumba cy'amasengesho. ndatangira mba umuyobozi w'icyumba cy'amasengesho. aho hari 2:1 cyumba cy'amasengesho ngiyoboye, ibintu biremera, ndayobora biremera. nayoboraga abantu hagati y'50 na 300. n'icyo gihe muri za 2001 2 turayobora biremera,
turatumika biremera, dukorera Imana birakunda. Gihe kigeze 2004 muyobozi bwanjye nanone abashumba banje b'icyo gihe banzamura mu rundi rwego, bansengera inshingano zo kuba mwarimu. Uwo mudugudu nakirijweho ni naho natangiye kubaho mwarimu. Bangira mwarimu, abashumba banje baraza baransengera, baranyimika, bansiga amavuta yo kuba ndi mwarimu. Noneho nari ngikiri n'umusore, ndamudamu nari ndakagira, umurimo ndawutangira. Mu yandi magambo nayo nyoba cyumba cy'amasengesho, numva ndakibazo. Noneho bararangije bambaye abantu nga 400 bari mu rubyiruko ngana narwo, n'abakobwa ngana nabo, abasaza, abakecuru, bantu batandukanye, ngo ngiye kubabera umuyobozi. Ninyuzajya urafata ibyemezo, manza ngiramo ubwoba gakeya, ariko ngahumurizwa ngabatubye Imana turi kumwe ndacyo bitwaye. Ariko inzira byaciyemo bajya kungira umuyobozi w'uwo mudugudu, hari abandi basore n'abadamu twayingayinganaga mu mbano, basanye nabo bashyizeho amatora. Bashyizeho amatora yafashe njyewe, abari njyewe ugira amajwi menshi, baranyimika mba mwarimu, ndatangira ndayobora biremera. Nshuti zanjye kandi nshuti z'umusaraba, mwebwe muri kunyumvane kuri Ndi Umukristo TV, Imana ibegere cyane. Naratangiye ndayobora ibintu biremera kuwa mudugudu. Nahamaze imyaka 3, nitwa umuyobozi, mbata ibyemezo, ndekerereza umudugudu wose. Niyo myaka 3, ku mwaka wa 2 ndi mwarimu, niho naje gukora mariage na madamu mfite ubu. Niho twakoze mariage, baradushingira mu itorero, baradushingira, twambikana impeta. Ariko murumva uwo murimo wose, imyaka 2 yose nayikoze ndi ingaragu, kandi ngakora bikagenda neza. Mu mwaka wa 3 nibwo mu itorero nanjye ubwanjye nibwo banshakiye umufasha. Bamaze kunshakira umufasha, dukora mariage, twambikana impeta. Uyu munsi dufitanye abana 5 na madamu wanjye. Imana yacishimwe cyane. Narakoze rengora umurimo w'Imana mu myaka 3. Ubuyobozi bwanjye bwambaye amitasiyo, nja kwigisha ahandi, mbamara imyaka 3. Niyo myaka 3 barongera bamba amitasiyo, nja kuyobora ahandi. Aho hose niko ndi kubaka insengero, niko ndi kuvuna, ho nzanze abakristo bakeya, umudugudu uzamura ukagera ku rwego rwiza. Mana naragukoreye kandi cyagukorera, nubona naniwe uzanjure. Nakoreye Imana kandi ndacyayikorera. Nakoze henshi hatandukanye mweyo paruwasi yanjye aho mubangirikani. Nubatse insengero zirenze 2. Nakuye hasi cyane umudugudu, ngawuzamura ukava ku bantu 20 ukagera ku bantu 100. Imana ikangoresha, nabanye Imana ingoresha, nabanye Imana amavuta yo kuvuna, nabonye Imana intuma, nabonye Imana igira iby'ingoresha. Nshuti yanjye, wawe uzanyumva ngusabye isengesho, jya usengera umugaragu w'Imana, umwana w'Imana witwa Rabani Bizimungu. Nabonye Imana ingoresha, kandi na n'uyu munsi rero irangoresha. Hari ahandi nayoboye mbamara 2, hari ahandi nayoboye mbamara 1 mwaka n'igice. Kuva 2004 nari mwarimu kugera 2019. Ubu rero kino cyari igice cya mbere cy'ubuhamya bwa Bizimungu Rabani. Reka turadusoreje aha, tuzagaruka ikindi gihe turi kubahereza igice cya 2 cy'ubuhamya bwanjye, uburyo Imana yansanze nare umweyare umwangirikani. Uyu munsi mbagaze muri Zayoni, nzababwira iby'urugendo rwanjye ruva mu bangirikani. Uyu munsi ngaba ndi umuzayoni, byarangoye, byaramvunye, byarananije kubyakira, ariko kuko nabyo byari ubushake bw'Imana, nisanga uyu munsi mbagaze muri Zayoni, niho ndi kubwiriza ubutumwa.
Imana nakomeje kugendana nanjye, Imana iracyangoresha. Ubwo rero turabararikira kuzakurikirana ubuhamya igice cya kabiri mu kindi gihe kizaza. Mwami abambera umugisha, amahoro y'Imana abane nawe uwungurikiye, we munyarwanda, munyarwandakazi, we mukristo wamaze kwakira Yesu, nawe uzakira Yesu, nawe uri mu ndege nge, nawe ndagusabira kugira ngo Imana igukure mu ndege nge, wongere usubire mu bihe byo gusenga, wongere wizere Imana. Ndagusuhuza cyane kandi ngurarikira ibitekerezo uzagira, uzaduhamagare, uzatumenyeshe iteka ryose. Imba ngeneye inama z'abantu batandukanye muri urugendo rwo kwizera Kristo Yesu. Abambera umugisha, murakoze cyane.